harimo ubuyobe mu itorero cyangwa itorero riri mu buyobe. Hari itandukaniro rinini hagati y'ibyo bintu bibiri. Ariko ikiri cyo hari ubuyobe mu itorero. Ariko iyo uvuze ngo itorero riri mu buyobe, ubwo uri kuvuga ko itorero ari Babuloni, ukaba uri guhamagarira abantu kurisohokamo. Nta basigaye baba muri Bibiliya. Uvuga ayo magambo yitwa Pastor Mark Finley. Aravuga ati, yemwe musigaye mubwiriza ko abantu bagomba gusoka mu Badventiste, ngo kuko iri torero ryayobye, mwaba muzi neza ibyo muvuga. Aho ni mwaba mwitiranye ibi bintu bibiri. Waba uzi gutandukanya kuba mu itorero harimo ubuyobe no kuba itorero riri mu buyobe? Ni ibintu bibiri bitandukanye. Riri mu buyobe cyangwa ririmo ubuyobe buzanwa n'abantu batahindutse mu mitima, maze kuko umukobwa bumwe agatukisha bose, ugahita wanzura ku itorero ry'Abadventiste ryayobye. Pastor Mark Finley arakubwira ngo nubwiriza ku itorero ririmo ubuyobe, muzaba muri kujana, ariko nubwiriza ku itorero riri mu buyobe, ntabwo muzaba mujana. Kuri Mark Finley, itorero ry'Abadventiste ntiryayobye, ahubwo hayobye bamwe muri bo. Ibyo rero kuri Mark Finley ntibivuze ko itorero ryayobye, ahubwo hayobye abo bantu baza n'ubuyobe mu itorero. Ikindi kintu Mark Finley yatangaje, yavuze ati, nta basigaye baba muri Bibiliya. Abasigaye ni ba bandi usanzwe uzi. Nta bandi basigaye bazigera babaho bavuye mu itorero ry'Abadventiste. Uracyari umudivantiste wa kera cyangwa uri umudivantiste wasigaye mu basigaye? Amagambo Pastor Mark Finley yatangaje arakomeye cyane, kandi niyo tugiye gushingiraho iki kiganiro. Muri kiganiro tugiye kureba icyo Ellen White yavuze ku bwoko bw'Imana buzabaho mu minsi ya nyuma. Turareba kandi niba Pastor Mark Finley ari guhuza n'inyandiko za Ellen White cyangwa niba ari kubeshya. Nawe niba ufite igihamya cyangwa inyandiko ivuguruza cyangwa ishyigikira ibyo Pastor Mark Finley yatangaje, ubyandike kugira ngo dusobanuze ibyanditswe ibindi byanditswe, umurongo ku murongo n'itegeko ku itegeko, maze uw'ijambo ry'Imana riza gutsinda yihane. Uyoboye iki kiganiro nk'uko bisanzwe ni Jacques Lameke. Nkwaye ikaze. Under SCDA immunizi. So the question is, rero ikibazo ni iki? Mbese Imana izongera guhamagara abantu gusohoka nk'uko yabikoze mu minsi ya Aburahamu, nk'uko yabikoze mu minsi ya Isirayeli, nk'uko yabikoze mu isezerano rishya, nk'uko yabikoze mu gihe cy'ubugorozi, nk'uko yabikoze mu gihe cy'abari bategereje? Nta basigaye basigaye muri Bibiliya. Mu Byahishuwe 12 umurongo wa 17 haravuga ngo ikiyoka cyashakaga gutangiza intambara ku mugore, kandi umugore nabo ngabo bakomeza ukwizera. Atangira iki cyigisho, Mark yari afite ingingo enye by'umwihariko ashaka kuvugaho. Iya mbere, yifuzaga ko abantu basobanukirwa uburyo Imana izeza itorero ryayo mu bihe bya nyuma. Iya kabiri, yari ugusobanukirwa uko Imana ibona imyubakire y'itorero cyangwa structure y'itorero. Ingingo ya gatatu, kwari ugusobanukirwa itandukaniro riri hagati yo kuba ubuyobe buri mu itorero cyangwa itorero riri mu buyobe. Naho ingingo ya kane, Mark yasobanuraga gahunda y'Imana mu gusoza umurimo wayo. Izo nizo ngingo fatizo yashingiyeho iki kibwirizwa cye. Yakomeje yerekana uko Imana yagiye itoranya ubwoko bwayo. Kuva kuri Aburahamu, yerekana uko Imana yamukuye mu muryango wasengaga ibigirwamana, maze ikamubwira iti, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Yakomeje yerekana uko Imana yongeye gutoranya ishyanga ry'Abisirayeli,
ngo bayibere abantu b'umwihariko badasanzwe, ikabakura muri Egiputa, ikabaha amategeko 10 yayo, ikabigisha uko bazajya bubaha isabato yayo, rwose bakitandukanya n'amahanga yari abakikije yasengaga ibigirwamana. Mark Finley yatinze kuri iri shyanga, avuga n'uburyo ryanze Imana, maze Imana igatoranya itorero rishya ryo mu isezerano rishya. Iri torero naryo yavuze ibyaryo, avuga uburyo ryakomeje kurwanywa, maze Kiliziya Gatolika ikaza kurirenganya uko ibihe byagiye biha ibindi, kugeza ubwo Imana yaje gutoranya abagorozi mu gihe cyabo, kandi abo bakaba bari abaprotestanti b'ukuri bahagaze neza mu byizerwa. Muri aba bagorozi hari izina risa n'irihagarariye abandi yavuze, ni izina rya Martin Luther, n'uburyo yahagaze ku ihame rivuga ko agakiza kaboneka gusa kubwo kwizera Yesu. Mark Finley avuga uburyo habayeho ababatista, abongeye kugarura umubatizo wo kwibiza mu mazi menshi, avuga abametodiste, abavugaga ibyo kwera, avuga bari barakurikiye inyigisho Miller yigishaga, zavugaga ibyo gutegereza ukugaruka kwa kabiri kwa Yesu, maze ageze aho afata feri arahatinda koko. Ibyo kuvuga Miller byamugejeje no ku itorero ry'Abadiventiste, maze aravuga ati Imana yatoranije itorero ry'Abadiventiste ngo ribe ububiko bw'inyandiko z'ibyanditswe byera, ati kandi kubw'ibyo umwanzi azakora ibishoboka byose ngo agerageze gusenya no kurimbura ishyanga ry'abategereje kugaruka kwa Yesu. Amaze kuvuga atyo yatanze isomo ryo mu Byahishuwe 12 ku murongo wa 17, ahavuga ngo icyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ati rero umwanzi ari kugaba ibitero ku itorero ry'Imana. Ageze aha yahise abaza ati mbese nk'uko Imana yahamagaye Aburahamu gusohoka mu ishyanga rye, igahamagara Abisirayeli bakuye muri Egiputa, igahamagara abo mu gihe cy'isezerano rishya ibakuye mu ishyanga ryanze Imana, kandi igahamagara abagorozi bakuye muri Kiliziya Gatolika, uko niko izahamagara ubwoko bw'Imana gusohoka muri iri torero. Aha niho yahise avuga ati nta basigaye bo mu basigaye baboneka muri Bibiliya. Aha yahise avuga ati iyo usomye iby'amatorero 7 yanditse mu Byahishuwe igice cya 2 n'icya 3 kuva kuri Efeso ukageza kuri Laodikiya, mbese Laodikiya bisobanura iki? Yaravuze ati Laodikiya bisobanuye itorero ribayeho mu gihe cy'urubanza. Ati kandi ibuka ko mu butumwa bwahawe Laodikiya mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 14 Imana yakoresheje akajambo kavuga ngo amena. Ati iri jambo riza ku iherezo ry'isengesho. Ati rero Laodikiya ushingiye ku ijambo ry'Imana ni amena, bivuze ngo niryo torero rya nyuma, aho Yesu ari gukomangira ku rugi rw'imitima y'Abanyalaodikiya. Yongeye kuvuga ati rero nta basigaye bo mu basigaye bazabaho. Ati kandi nta n'ugomba guhamagarira abantu kuva muri Laodikiya, kuko ari itorero rigomba kubaho mu isaha y'urubanza, kandi rikaba ari itorero rya nyuma. Yongeye gushimangira ibi avuga ati Ibyahishuwe igice cya 10 ni igice kivuga ku mateka yabaye kuri iri torero. Noneho Ibyahishuwe 12 hakavuga ibiranga iri torero, maze Ibyahishuwe igice cya 14 hakavuga ubutumwa iryo torero rigomba kubwiriza. Rero niba inyuma ya Laodikiya nta rindi torero rihari, ubwo ababwiriza kwitandukanya n'iri torero bari mu buyobe, kandi ntukabatega amatwi. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku gihamya cy'136 gukomeza, Ellen White yanditse amagambo afite umutwe uvuga ngo ingengamikorere izahora ari ingenzi. Yaranditse ati hatabayeho ingengamikorere inoze igamije gushyira no gutegeka gahunda nziza, nta byiringiro by'ahazaza amatorero yaba afite. Mbega ukuntu byashimisha Satani aramutse ashoboye kwinjira muri ubu bwoko maze akazambaguza umurimo mu gihe ingengamikorere ikomeye izaba ikenewe kugira ngo izahinduke ubutware bukomeye bwo kwimira imitwe y'ubuhakanyi no kwerekana amafuti ari mu nyigisho z'ibinyoma zitemewe n'ijambo ry'Imana. Twubahirize gahunda nziza, nta ruhande tubogamiyemo,
kugira ngo tudaca icyuho mu rusobe rw'ingengamikorere yacu no kugira ngo tudasenya gahunda nziza twubakanye ubwenge n'amakenga. Ntitugomba kwemerera abatagira gahunda kuyobora umurimo muri kino gihe ngo bawuzambye. Bamwe bitwaje ko ubwo twegereje iherezo ry'ibihe buri mwana w'Imana wese azaba akwiriye gukora yigenga atitaye ku ngengamikorere y'itorero iyo ari yo yose. Nyamara Uwiteka yanyeretse ko muri uyu murimo nta n'umwe ugomba kuba nyamwigendaho. Hepfo yaranditse ku gihamya cy'140 n'141 ati, Imana yahaye itorero ryayo ubutegetsi n'ubushobozi bw'akataraboneka budashobora gusuzugurwa cyangwa ngo bwirengagizwe n'uwo ari we wese, kuko ugenje atyo n'ijwi ry'Imana yabasuzuguye. Imana yashyize mu maboko y'itorero ryayo ubutware buhanitse kuruta uburiho bwose munsi y'ijuru. N'ijwi ry'Imana ryumvikanira mu bwoko bwayo bwunze ubumwe rigomba kumvirwa. Ellen White yongeye kwandika muri icyo gitabo ku gihamya cy'142 ati, ibyo nemereje Minneapolis narabihamirijwe ku birebana n'ubugorozi bugomba gukorerwa amatorero. Ubugorozi bugomba gukorwa kugira ngo bube umuti w'intege nke n'ubuhumyi mu by'umwuka bikomeje gufata ubwoko bwari bwarahawe amahirwe n'imigisha ndetse n'imyanya y'agaciro. Yarakomeje ati, abagize ubwo bwoko bari barasohotse ari abagorozi bavuye mu madini y'imihango yarasanzweho, ariko noneho ubu bari gukora nk'ibyo ayo madini yakoze. Twiringiye ko tutazakenera gucikamwo ibindi bice. Mu gihe tukigundiriye ubumwe bw'umwuka mu murunga w'amahoro, ntituzatuza kurwanya ubwaka burema ibice dukoresheje inyandiko ndetse n'ijwi riranguruye. Bakurikiye neza amagambo y'iki gihamya, Ellen White yemeraga ko mu itorero haba abagorozi bo gucyaha ibyaha bizanwa n'abantu batahindutse. Niba itorero riri kujyanwa mu mpuzamadini ugahaguruka ukavuga n'ijwi rirenga ko bidakwiye, nta cyaha uba ukoze. Niba itorero riri kujyanwamo imiziki y'i Babuloni cyangwa imbyino n'izindi nyigisho zose zatumye itorero ry'Abadiventiste ryitandukanya n'andi y'Abaprotestanti bitewe n'uko yari yanze umucyo wose wa Bibiliya, nta cyaha uzaba ukoze, kandi nubikora bakagutera amabuye. Ujye wongera usome igihamya cy'142 mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kuko Ellen White yeretswe ko bene abo ari bo bakenewe mu bihe nk'ibi Satani ari kubiba urukungu mu itorero ry'Imana. Pastor Mark Finley ibyo avuga ni ukuri, kuko inyuma y'iri torero ry'Abadiventiste kandi rya Laodikiya ntazabaho ubundi bwoko buzabwirwa ngo murisohokemo, ahubwo bwarabwiwe ngo ntimurisohokemo, ahubwo mwihanishwe n'ibyanditswe byera ryahawe kandi murigororeremo, mwamagana ibyaha bizanwa n'abaririmo bashaka kurijyana muri Babuloni. Muri iki gitabo twakoresheje cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka cyangwa se ibibaho mu minsi y'imperuka, ku gihamya cy'154 n'155 baranditse bati, muzajya mufata amagambo yo mu bihamya avuga ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi, ku ishungura rigomba kunyeganyeza ubwoko bw'Imana, kandi muzajya muvuga ko muri ubu bwoko hazasohokamo ubundi burushijeho kwera no gutungana. Mu by'ukuri mubimenye, ibyo byanezeza umwanzi. Ibyanyu biramutse byemewe na benshi bakavuga kandi bagakora nk'uko mubyemeza, twabona hadutse umutwe w'ubwaka bukomeye cyane utari wigera uboneka mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi. Ibyo ni nabyo Satani ashaka. Uwiteka ntiyabahaye ubutumwa bwo kwita Abadiventiste b'umunsi wa karindwi Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Impamvu zose mushobora gutanga n'ubusa imbere yanjye, kuko Uwiteka yampaye umucyo usobanutse urwanya ubutumwa nk'ubwo ngubwo. We wakurikiye iki kiganiro twashingiye ku butumwa Pastor Mark Finley yatangaje, usigaye ubona ibivugwa ku itorero ry'Abadiventiste. Ahari wari warabuze uruhande uhagararamo, ariko uyu munsi Pastor Mark Finley yakugeneye ubutumwa buvuga ngo nta basigaye bo mu basigaye bazigera babaho. Kandi nubwo mu itorero harimo ubuyobe, ariko itorero ryo ntiriri mu buyobe,
ndetse ntirizigera rihinduka Babuloni. Kandi wibuke ko ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka ari uzaba ugize itorero ry'Imana. Kandi niba utazahinduka Babuloni, ngaho haranira kuba umudivantiste w'umunsi wa karindwi nyawe, witondera amategeko yose y'Imana, ndetse ufite guhamya kwa Yesu, kandi ucyaha ibyaha Satani agenda yinjiza mu itorero rigaragara ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Dusoreje aha iki kiganiro. Wagize neza kubana natwe. Uwakugejejeho aya makuru y'ahandi yitwa Jacques Lameke. Gira amahoro. Rwanda SCDA Imnizi.